Hello friend, I hope you are doing amazing. So guys, ndizera ko mwese mumeze neza, waba uri muri Afrika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika. Ikaze cyane rero kuri Dona Official. Nitwa Donatira, benshi bakaba banzi ku izina rya Tadienne. Niba uri mushyashya hano, nagusabaga kubanza ugakanda subscribe cyangwa se abone mu gifaransa, ukibuka no gukanda kuri kakazogera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification y'uko twaprodinze video nshyashya. Mbere na mbere mbanje gushimira mwebwe mwese mwafashe umwanya wanyu mukareba video dushyiraho, mukaba mwarakanze subscribe, mwararayikinze, mwarateye komanteri, mwarakoze cyane, mbashimiye mbikuye ku mutima. Agatangazo rero gatoya, nk'uko mwitanze mugakanda subscribe, mugarayikinga, mugasharinga ku nshuti zacu, ubu ngubu tugiye gukora iki? Tugiye kubazanira komedi zizajya zica kuri Dona Official. Ndongera kubashishikariza abashyashya muri bubone video bwa mbere ko mwakanda subscribe kugira ngo izo komedi ntizajye ziducika, uko tuzajya tugenda tuzishyiraho kandi uko muzagenda mutwereka urukundo nibwo tuzajya tugenda dukora cyane. Nk'uko mwabitweretse rero mugomeze mubitugaragarize, tuzagenda dushyiraho na filime uko buzajya bugenda twagura ibikorwa, niko navuga. Mudushyigikire nk'uko musanzwe mubikora kandi urukundo rwanyu turarubona. Nshimire cyane rero abantu mwese abagize amahirwe mukareba stati nigeze kubivugaho hashize iminsi. Bamwe abashuti banjye babifata nkaho ndi gukina cyangwa se ndi kwivugira, ariko nibyo biri muri projet kandi zizaza vuba, ntabwo zizatinda. Nkeka ko nizitinda zizafata 2 weeks byonyine, ntabwo ari igihe kinini cyane tutagomba kwihanganira, kuko hari ibyakozwe ariko ntabwo biratunganywa neza ku buryo twahita tubibahereza. Umuntu wamfashije cyangwa se wanyakuraje wese ndamushimira mbikuye ku mutima. Cyane cyane uriyizi, nureba ino video urahita wimenya nagombye kumentioninga, ariko nakabaye mbikora ariko ntagabikunda. Ariko mwebwe mwese mwabibonye, namwe mutabibonye ndabibamenyesheje. Guys, mubwire abashuti banyu ko hagiye kuzajya hacaho ibintu byiza cyane kandi hatavuzemo n'ibyo twari dusanzwe dukora, n'ibindi tukagura ibikorwa byinshi cyane. Nyuma y'ibyo ngibyo, bitewe na feedback tuzakuramo cyangwa se nuko muzatugaragariza ko mudukunda, tuzabereka ibirushijeho. So guys, mwakoze cyane rero. Nimba uri umushyashya hano, gusabaga kongera ugakanda subscribe. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe.